Kayusi ufite ibibazo ushobora kuba utazi no gutereta kuko ndabona nzovu ufite ikibazo ko nzovu wabasha gutereta umukobwa w'imyaka 20 uhembwa 300 ku kwezi we byagutunguye byanagucanze mu mutwe uyu nguyu muterese nahita njya kwiyahura oya reka kwiyemera bimwe by'abasore oya ngenda murenza ariko oya wivuga ngo uramurenze uyu mukobwa ni mwiza banyarwandakazi murareba uno mukobwa ni mwiza pe akana nkaka kuba ari mugufi nta hantu abagufitwa kuba ari mugufi niwe nzovu akeneye kandi uyu mukobwa yarebye nzovu abona barareshya none we Kayusi warebye uravuga uti nzovu ni gute umuntu w'umusaza Kayusi yafushe amakuru mfite yafushe uratsanze wumve bwambe muhura kose koze twarahuye se ntabivuge twumve ntawe ndahura nawe cyeka na mbese afite ikibazo nyabe kivuga nacyo kitubwira kibazo cyo mu mutwe kandi we ntagifite tuzagindara turebenge nawe ufite ikibazo ninde ije mu gitaya tuzagenda ugiye kuva vuba genda uyu mukobwa muri cyanga Kayusi reka udakora amakosa umurwanyi ukomeye irukanka nze mbaze ngo kubite Home Empire abashuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda Shira mikoro yacanye mikoro hano hasi reka mbaye umbaseme muri tubaye kaza abakunzi bacu wabaye ikaze cyo mubyo mbaye ikaze mwese mukuri wabone bari cyangwa mbara basi yes tubaye ikaze mwese mukuri bwe tubagezaho abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda uyu munsi turagarutse ariko mayikaze wowe ku subscribe ngarukanye na Kayusi ndetse na Sheri wa Nzovu uyu nguyu watsindiye Nzovu mu iminsi nyuma yuko rwose abakunzi bamukunze cyane bakunda uburyo ari keza namuje na Kayusi kunyitegereza cyane Kayusi none binangoreye Jesus Christ no murebe Kayu makuru Kayu turakwakirisha ubashiro Nzovu cyamikoro nawe yagorwa kandi bareshya ariko ni Sheri we kuko byanyabyo ni ugutwika mwibeze wumva niko nzovu mwawe ubusura muzi nzovu bazi ko nzovu duce mikatiyemo wowe sindabona wowe uzabaze bro no so utara bro wewe ntago wigeze ukundana na nzovu urabizi nzovu ni cye kiza umuziho ni mwiza ubugabo bakutamenyo ngo ni mwiza sha akara mukunda nyine umuntu ufite akantu kangana gutya yagushimishije kangana gute yagushimishije mu buryo ndamukunda nanjye urankunda ngo guki abuza warubuze guki ndamukunda nanjye urankunda shabanga ni babandi umuntu azira kabisa nakubeshe ayiti nakubeshe uyu nguyu muri ni babandi umuntu azira pe kuko baryimbwa yaryimbwa buretse bro witonde ngo imyaka ifite y'ubukure afite ranga muntu y'ubukure yari yuzuye kabisa umuntu afite imyaka ingahe ubuse yashobora kurera ukora iki shamuko ukora iki mbyiza ukuri akina filime se nakazi cyane kandi bitunze benshi none usa uhembwa ngahe ku buryo bavuga ngo urashaka kurera umwana wa Nzovu ko Nzovu ko azagutera akakwihakana ko mbizi urabizi Nzovu uri yateye inda nyinshi wowe rero ntabwo uri marayika urabizi ahubwo mbwira ukora iki ndamubere mu mutima urabizi uhembwa ngahe nembwe 300 akushana ko nifite nakabazo mu mutwe ni muzima amvanye shaya nagaye muzima nguyu ako tuzajye kwa rujanje tuzajye hari bajya nabasaza indera ubanza ufite ikibazo kuko biragoye kugira ngo umuntu umukundi utamuzi kandi baraziranye aya mubaze ibyo biteye ubwoba ayiti mani wantunguye kumuzana zino nzana kandi ubwo wasanga ejo bundi bamutera akada azaza ari afite akada avuga uti ngo ni mu ntabari
azajya kurega ngo bane yindi nzayishyira kuri Kayusi. Kayiruma mwana watse nkabagiye mwana ibi bintu uba wanteje nabyo ni ibi watse nkabagiye nkabamvuye hano Kayusi nose kayiwatinye kuyu mwana yanteye isoni nabuze nicyo mvuga ndagaza Yaki. umwana nk'uyu ngura atingwa avuga umuntu w'umusaza ufite imyaka 60 muheneye wowe se nyene inzovu akavuga inzovu bakundana bagakunda cyane pe uko impamvu imyaka 60 sha ngo bakundana cyane pe asika kayibese gatumani uyu munsi waje wahinduye nyine wenda uburyo tukuzimo wamutinye wamukunze habaye iki sha uyu nguyu bateye ubwoba yantunguye buriya hagataho. tubwire Yaje mu biganiro afite inuzi icupa ry'inzoga ubwo ibiti zawe. Pipi zanjye ni ibiki siko na kakana nakarara mwa azi ko avuga no kandi pipi zawe n'abantu murayishuye iraryoshye kabisa yego mukana cyakoze niba karabonye amabere yarapfundutse akavuga uti nanjye nkire inzovu no byo biteye ubwoba pe yego ubwo nuba ngo wabonye utubere twarafundutse tutangira kuzamuka akoro kayo witonde arakuze man kora kumyaka afite we nta myaka 20 afite barayifite pe ndabeshya 22 kandi rega abasaza n'abajene ubwo nango karazimenyereye umusaza no umujene karazimenyereye muri make uramenyereye abagabo n'abasore ujya wapi byo byivugiye man ubu karagasaza ni kakura wabutse ka uriya musaza yabyemera yakwemeza cyankiro nawe wara Ibeshye. jyo na mutwe na bire Yegwita amaguru. kushara nani nyadi ese kangubaza Uyu munsi waje umusore wa mbere wakwemeje yakwemeje mu wewe uyu munsi waje harubu. Uyu munsi waje harubu. yego kayu uyu mwana buryo ubanza muzi kayusi buryo mbona witonzemo mo kimwe twara musabye kayu buryo mbona rero mu kayisi utinye nabuze icyo rarenza ku mwana nk'uyu nguyu aza akavuga ati kugiye ngo nkunda ngo nzovu yakumarira iki nzovu cyambe yamutunga inzovu nawe ni akabwa nta kintu yigira imara shaje mbura ngo shiraye niba kenge ngo shiraye nimbwa Rasta. kayu ako nzovu sura uramwizeye Yego. kayusi byamutunguye umukobwa agiye antunga kayisi cyabo shira konzo vaye kunjyana abana basira abo muganira kibazo ngo cyo nashodo ngo namwereke ndamwereke ariko njyana abana cyabo nasa kujya kwibwira kamera kayu shira mwereke ndakibazo shira umugani wiwe ari kunjyana abana shira mwereke kibazo none aza bisobanura uburyo ashaka kujyana abana bose no boro mufasha mikoro reka se no ngo bigenze gura abana ngamuci aza kugira umwana uraho ngaho kumenya abana nk'aba ngaba muze ndashaka kuvugisha kujya abana nk'aba ngaba kuki bavuga ngo bakunda abasaza ubundi uvugishije ukuri mu by'ukuri buretse abanzaje awe nta kibazo mu by'ukuri urabona kuranye na nzovu umukobwa umuhungu w'imyaka umugabo w'imyaka 60 n'imyaka 22 ese gukwirana ushatse kuvuga ni igiki nuko ashaje kandi ikindi afite abandi bagore afite abandi bagore umugabo yo yishoboye ararongora umugabo ntagira umupaka w'abagore uyu mwana we wamurongora kandi hari urukundo oya usobanurira yego cyangwa oya ese uramwita umwana ushingiye kuki baramubyaye nawe yahingana oya ahubwo kayusi ufite ibibazo ushobora kuba utazi no gutereta kuko ndabona nzovu ufite ikibazo ko nzovu wabasha gutereta umukobwa w'imyaka 20 uhembwa 300 ku kwezi we byagutunguye byanagucanze mu mutwe uyu nguyu muterese nahita njya kwiyahura oya reka kwiyemera bimwe by'abasore oya ngenda murenza ariko oya wivuga ngo uramurenze uyu mukobwa ni mwiza banyarwandakazi murareba uno mukobwa ni mwiza pe akana nkaka kuba ari mugufi nta hantu abagufi kuba ari mugufi niwe nzovu akeneye
kandi uyu mukobwa yarebye nzovu abona barareshya none we Kayusi warebye uravuga uti nzovu ni gute umuntu w'umusaza Kayusi yafushye amakuru mfite yafushye tubanza wumve bwa mbere muhura kose koze twarahuye se ntabivuge twumve ntawe ndahura nawe sheka nandeshe afite ikibazo ngiye bikivuga nta cyo kitubwira kiye kibazo cyo mu mutwe kandi we ntagifite tuzajya indara turebenge nawe ufite ikibazo ninde ejo mu gitondo tuzajya uretse banze wumve oya tuzajyayo ako rero bikiba kuvuga ariko kigaragara abantu barakundana iki cyangwa se Kayusi akaba yakunze uriya muntu kuko debo bivuga icyo bamwe cyane barimo baraduhisha ibanga yari ahubwo kuri kamera bafitanye ibanga urabona Kayusi nawe yatunguwe Kayusi tubwira biragaragara no ku maso yawe yuko watunguwe no kuba nzovu ashobora kuba ari ukukwinjirira Kayusi nzi uganira uvuga amagambo menshi reba yakonje wagira ngo ari muri Kayusi arashaka kurira bizwa n'iki Kayusi arashaka uyu mukobwa urabona atatuma ukonja kandi Kayusi ibeshye ndakubona oya ngerekame n'umuceri ku byo ndeba Kayusi arimo arareba akareba kuva mu maso yagera ku ibere nkabona Kayusi abaye Kayusi birahindutse agahita akora mu bwanwa yaba ukarazenda kubura uyu musaza ntago nakubesha uyu ni umwana agiye mfite sheri wanjye mwana agiye mfite sheri wanjye dukundana uyu nguyu ntabwo namwiteze sheri wawe nzi wa wundi umwambe w'inzu yaratandukanye undi w'umugore wawe waramwanze imusuri singa ahubwo umwana wamukunze oya sha uyu ni umwana pe ntabwo nshaka gufungwa aya yujuje imyaka y'ubukuru aranayirengeje sha ntabwo nafungwa uyu nguyu nagira n'amakenga kereka mo nyirangamuntu ye na nyina nkahura nawe na se nibwo twakundana cyangwa wenda nkanga ariko urabyemera ko mwakundana nkamukwakwanya ariko kuvuga ngo oya ntabwo twakundana pe ahubwo njye ikibazo mfite ni uko yagiye gukunda umugabo utari uwe nzovu kuko yakunze umugabo mukuru nzovu se yaguhakana yuko watamukunda yakubwiye ko atamukunda none urashaka nzovu afite n'abana batatu afite n'umugore kandi wowe nta bana ufite yagenda umusore pe ariko hari uwo ngo wihakanye oya uriya nubwo yaje kwika mihanda ntago ikarukugira barakubesha uriya mwana ubushize tuzabwira uriya mugore amuzane mu kiganiro turebe azazana umwana tujye gupima azane n'ibimenyetso byo kwa muganga turebe nusanga ari uwanjye nta kibazo zamwemera nzamenya ko nabeshye ariko Kayusi muhura n'uriya mugore ko wavuze yuko umuheruka kera kiri umwana nyuma bikarangira wihakanye burundu yuko utanamuzi naho muziranye aho hantu nta kintu kibanga kihishemo none se birashoboka ko umuntu ashobora nyene kwikunda umuntu tu sibyo atanamuzi sibyo ari ukunyumva gutyo ku izina cyangwa wenda kumubona gutya gusa kuri kamera twemeze yego cyaye ku nkoranya mbuga noneho kugira ngo abandi bakanga bakabanyuraho bakadusebya bakabaha amafaranga bakabaha ruswa kugira ngo badusebye sibyo jewe nahoze ndongora abagabo uri umutinganya njya kwivamo mfata umwanzuro w'uko ntegereje Imana izama sibyo kugeza icyo gihe nkimara gufata umwanzuro wo kwihangana ntago kuva nkimara kwihangana sindahura n'umukobwa oya ese Kayo ubwo ntago byaba ari bya bindi byo kugira ngo wishinze icyaha kugira ngo wikureho ikindi oya ubundi nta butinga inkora nyine birumvikana ko naburetse ariko nta mwana nateye inda jewe nta mukobwa nateye inda jewe ahubwo mwebwe muzaze tujye kwa muganga dupime turebe nigeze numva uvuga yuko ngo ushobora kuba waranikinishaga ngo intangaza zabaye amazi ninde dogiteri wabikubwira dogiteri bamwita ntuze dogiteri niba ari dogiteri murangira niba ari cyane igishagunda sha hari undi mu dogiteri oya hari umudogiteri nyene w'igisenyi nawe witwa gutyo ni baritiranwa ntago ari uriya ni kuvuga waribwe uriya wamuvuga ntibahita bagufunga uyu munsi nabonye Kayusi n'insanzwe nzi yahinduye character imitwarire
uwo mwana mwahuye Debora yaba yatumye ibyo yakoze. uyu mwana ushaka kumwitwara nabiri bigahita gushakisha Kayusi yakonje. Kayusi yakonje banyarwanda murebe Kayusi yakonje. Kayusi yashobora kuba afite ubwoba yuko Debora arabivugira imbere ya kamera kuko bigaragara yuko Debora nako Kayusi yagerageje kwitwara neza amagambo dusanzwe tumuziho nk'umustar ururimi rwagiye wajya nta n'ururimi yigeze Kayusi ndukubona ahita Kayusi ndukubona niwe dusanzwe tuzi cyangwa Kayu wagize ikihe kibazo Kayu wagize ikihe kibazo ariko mumujya ngo mpane bwanuka buri munsi ase kufite ubwo wiki nakoze uyu nguyu yankoze iki kuko nayo Kayusi kufite ubwo oya humura ni mukuru nariye nde Debora wahe uwo mwicaranye uyu namuriye yego ubwo namuriye mu isombe namuriye muki namuriye muki aya nta kumutinya mwana rega hari ibintu bitajya bipfa kumenyerwa uyu aka nakana nagakozeho bagushakisha umwana w'imyaka 22 cyane umwana pe ntago nakubesha ese ufite ngahera ngo twumve yuko wenda ari umwana imyaka 8 yose yonyine umurusha ahubwo buriya umukobwa w'imyaka 20 abaruta umusore w'imyaka 30 no mu bitekerezo ufite imyaka ingahe Uzinje bari kumbwira nago wanyu. mu myaka 22 ubu ni ukuvuga ngo uratumenyereye tu umenyereye abahungu Aya. barakurangije Aya. baragupanuye Aya. akora Debora nawe uri yari abacenga ugirembura amaso Debora kano kana kashyushye Iki? Kayusi kubanye gutya mu muri amwishimiye cyane. ariko reka nkubwiye mwana abakobwa b'iminsi bagabanyije ibintu by'imishukwe ko mbona bizadukoraho ko mbona rimwe na rimwe tujye turarengana rega nimwe basitari mu bakuru hari ukuntu abakobwa baza bakatuzaho ibintu girari bakeneye nyine kurongorwa tu sibyo kandi iki gihe kubera ko abakobwa nyine biziho defo yuko nyine bananiranye batacubaha abagabo cyangwa abana basore basigaye batwikunda kwaho ku ngufu basigaye badukunda ku ngufu no akazakora geste zose zishoboka kugira ngo ugire irari uyu mwana nawe yuko ateye ubu kuko nihuzira bizagushimisha yabaze bya umwana gaho bagira kubera wewe cyangwa wenda nkagutenda cyangwa indi kaguhitana wenda ngo nuko wabya ukiga mutosha hari ukunyera umwana nk'uyu nguyu ushobora kumukunda atujuje imyaka kandi yuje imyaka yabyivugiye ntayo ndetse ari nangamuntu nawe se Debora uremera yuko uri umwana kokora ya mugani Reka. shami ko byivugire Ubu nige afite 22 nzayuzuza muri wa mwaka. Kayo urarenzaho ikira Debora Kayusi mu bana muri maso Shayi. Ese nabikora urumva ibyo nzayigarura video ko Kayusi ugenda gare duhura bwa mbere duhura ubya kubonye nabona bizi mwabana Kayusi Reka. kubera iki Kubera n'umutinganye oya defo namubonyeho yego okay defo namubonye anywa inzoga kandi nge ntabwo nkunda anywa inzoga wese nyama y'abagabo banywa inzoga baba bafite ibintu byiza bafite bagwanye bafite gahunda nziza baba bashoboye ushaka kukwanga ugasanga utwangiye n'ubusa rwose ukitanya n'Imana pe Debora urumva yuko ashoboye Reka. ntabwo ukeneye umugabo ushoboye Njyewe ntabwo nkunda umuntu w'inzoga. ukunda umuntu unywa supadipe cyangwa wenda unywa kastori duwiri Aya. cyangwa wenda unywa umuvini Reka. nyine se ukunda umugabo unguki nese hari umugabo utanywa akantu mwana hari umugabo utanywa Fanta se yonyine. ikinyobwa Fanta. Ahubwo sindisha. ufite ikibazo yuko azajya asinda mwaracuziye kabisa kuko ndabona abasore Fanta ahubwo isindisha. Debora ubwo ntago yaba ari impamvu uri ugushaka kugira ngo ujijishe abanyarwanda n'abanyarwandakazi kandi nyamara ku maso biragaragara n'abanyarwanda barimo bakureba barimo barabona yuko koko wamukunze kandi ikigaragara biragaragara yuko Kayusi nawe yananiwe yacitse imbaraga bigaragara yuko Kayusi nawe yafashwe ahubwo murimo murajijisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi abanyarwandakazi
nimureba aba bantu ikigaragara bafitanye akantu bari ukuduhisha. none se nkubwira nawe urabyemera ko bakundana na nzovu? Urabyemera bino bintu wabiha agaciro? Ngewe byo gukundana na nzovu ntago nabiha agaciro, kuko nzovu yibera yibera arabomora. Ikigaragara ntago ndababonana na nzovu, ariko uyu munsi wa none muri kumwe kandi ndabona Kayusi uko nsanzwe nkuze wabaye umwana mwiza, watuje, watsinzwe, mbega imbaraga zawe nkeya zagaragaye kuri Debora nawe si ijisho kuri tereka, wagira ngo mwicaye nk'abantu bari mu itente mu harya bagisharagati cyangwa twakitagira gisharagati. Uzi kuririmba utirimbira akarimbo k'urukundo? Ntago ndi umuhanzi ahubwo nzi kuvuga. Tuvugira twumva twese njye nawe ku rukundo, mu rukundo dufitanye tuvugira. Ntago ari njye ngiye kubashyingiranya ibyo ngibyo. Bikora nka test kugira ngo n'abakugaragaraho bakubone bazagushake baguha akazi, kandi ndabizi isi yose kukureba. Bikore nka test. Ntago njyewe ndi hano mu rwego rwo kugira ngo nkunde. Twebwe turabigusabye none na Debora. Twe turabigusabye. Turabeshya Debora? Murabinsabye. Yego. Ko mbaririmbira. Cyangwa tuvugirize nk'uko bisanzwe, niba uvugiriza inka, niba uvugiriza inyoni simbizi. Kwishuti nyashuti ntiyihakana indi, ahubwo inshuti y'uburyarya irakwihakana. Ewe Kayusi we, kunda umwana ku mugaragaro, isi yose bireba, dore nawe yaragupfiriye kandi aragukeneye. Tabara umutima w'umukobwa, kuko iteka umugabo nyamugabo ahora ari umutabazi. Tuzasubiza ikindi. Kayusi ansabye ko mbakorera akaririmbo kabahuza. uyu munsi kiganiro ukoze uri bawadi kabisa. Kayusi yakonje. Wakibije ntago nyambesha none abizi. Reka nkubwire impamvu ibi ngibi wasuzuguye cyangwa wenda ibi ngibi wanze nibyo bishobora kuba bifite umumaro, kuko ntagiye cyose umuntu ahora asara. Nyine impamvu Debora byo wakanze byo bikoze. Rero ibyo ngibyo ubitaho umwanya. Ibyo wakanze byo baguteye isoni. Uyu mukobwa reka gukoraho kandi wabikanze amavuka yakanze turi handi. Ahubwo ikintu kiri mu imbere. Kayusi yafashwe reka. Kayusi ndagushinza ndakureba. Uyu mugabo afite ikibazo gikomeye cyane. Dani ngo yaramwereke. Kamusoze urumva? Oya, Dani yankore nkwereke. Kayusi reka nkubwira. Wowe yinzane kudanirwa byarora imisega zari. Agarara kigabo uhangane n'urugamba wakagombye kwirwanya. Kanyizanira. Guys, rero turashoje. Yatabikora byanyabyo. Bashimye dose bashimye. Banyarwandakazi, turashoje ikiganiro cyacu. Vuba genda. Uyu mukobwa muri. Kayusi reka. Udakora amakosa. Udakora amakosa umurwanyi ukomeye. Irukanka. Ukanze mbanze ngo kubitira imbere yo gusanga. Ko mfite imbaraga wakigabo. Kandi mbona ko Guys, turashoje.